hamwe hari igiti cy'amapera se abana bakundaga kurira kirekire cyane cy'amapera y'umweru igipangu cya shokora none se hariya ntabwo ari kwa Gaspari uri umukobwa wa Gaspari se ngo ngiki uri umukobwa wa Gaspari mani shobora byose uri umukobwa wa Gaspari nizere ko noneho ko mutarimo kumbiriza uri umukobwa wa Gaspari mbega amata byarana Gaspari none tuvugana ariko ndanezera umutima wanjye dore niba wari uri umukobwa wa Gaspari uri umukobwa wa Gaspari uramvugisha ukuri urambwiza ukuri umukobwa wa Gaspari ese yakoze ye baba data we mbega ukuntu unezerewe Mana ishobora byose ariko rata nkajya ndeba kagasura kakareba nkashakisha hano naba nkazi nkahewe Dev I stupid ubu ntabwo uzi ko umwotsi w'itabi utera indwara n'abatarinywa ukajya mwica mu mugezi uri kiri muto gutyo wowe wagira imyaka ingana n'iyanjye unywa itabi ubu se igihaha cyafatira cyaterera ibi you know what you are an idiot imbecile wowe uranga ubuzima bwawe ugashaka kwangiza n'ubw'abandi siko ntari nzi kuri ikicucu bigeze ahangaha ushobora kuduha umwanya nkaganiriza uyu mwana don't do it again uyu nguyu mubana hano gute anywa itabi ni ibisanzwe twarabimenyereye hanyuma mukabyemerera akabangiriza igihaha cyangwa namwe munywa amatabi itabi ari kunywera hano umuntu ari yaramunze umwebwe ntabwo munywa amatabi kora anywa itabi ubona se umuntu unywa itabi inyuma yanjye amameta nawe urakabye nuko nyibwirira mwana wa niko ngura umwana wa Gaspari yego mama amakuru atamakuru ye mama asigaye Burundi papa yaraje nyine subwo navuga ngo iki yaranyibye anzana hano inahangira umwana mama asigara i Burundi hana yanjye none se Gaspari abahehe Gaspari twara yarapfuye twaramushyinguye yo patini yose mwana wa komera mwana wanjye komera none se yitahiye ryari teta hashize imyaka tari mike yaguye mu Rwanda yaguye i Burundi yaguye mu Rwanda turamushyingura so sad yashize igihe kinini wamushyinguye Rusororo Nyamirambo mu Busanza hehe ndababaye cyane imva birayibuka sinabuyoberwa imva y'umubyeyi wanjye ngomba gutwara indabyo ku imva ya Gaspari teta ndababaye kuba nkumenye ko uri umwana wa Gaspari atakiriho sinzi ukuntu bigenze mwana umva nkubwira uko wewe bashobora kuba ariho bakubyariye hanyuma se wa musaza wawe
uyu musaza wanjye n'undi niwe twasigaranye niyo wandize ari mu bintu bya banki mu manager yitwa Rishari mama ubu se kangana iki ukaba umuntu w'umugabo ariko yari wo mu rugero rwa pole barakinanaga mva ese namurusha nk'imyaka mikeya ni mukuru Rishari ariko bashaka araha muri Kigali cyane ngayo nguko ngaye basi ise wa Teta ni musaza wa nyoko akoze ikitumpa ni ikibundi wowe wibaze imyaka yose yabishize ndi kwirwa mu nyuma ya Teta ma naba mpiye nazarinda mfa nashatse akoze kuri umusazi ubu ikibazo no kwiruka inyuma ya Teta cyangwa ikibazo no kuba munyirirwa gukora ibyo ukora na mushiki wawe nibaze igihe cyose cyabishize byibuze ndyamana nawe ni nawe byibaze akuye kuryamana nta kintu yavuze akora saze wowe ikize bivuze cyo byibuze no kuryamana na mushiki wawe ntacyo bivuze nta kimwe mari cyo byibuze ahubwo no kumuhomba akoze kuri inkozi z'ibibi uri inkozi z'ibibi kabisa urumva kuryamana na mushiki wawe nta kibazo biteye akababyeyi nabo sinzi ikibazo bagira kuki badatumya imiryango imenyana itabizunze ko unkuna mu biki imana mani wongeye kumwitana wagira akagubuka wongeye kumwitana imana gusa natabinywa amani ano mu mahanga simugara mani wongeye kumwitana imana urarinyoye batabina mwe mu karitasiyo n'umuntu ucubuje ndanezerewe ntabwo nshaka kumva ibyo nishimiye wow ese pole uyu muretse niwe bawutetse ariko iki kintu kigiringa mana yanjye urivumbuye ndivumbuye nye sawa enda kuzania fanta ndebe ko mutindiye akwanga icyo bamuzanye bame winukinge wanze kumbwira fanta ushaka ubireke genda ikuzanira akose muvandi watanze amafaranga kuzura koko cyo kwatanaza harabura 300 300 ariko uziko maze gushira 700 byanje koko watanze amafaranga koko yavuye yanyoherereza sawa seshe ko mbona tishe ntawe urane kwishima kandi gukora amafaranga ari kuza amaze kugeza amangazi ntago ndashaka ko yuzura miliyoni 10 ubundi nkagenda umuryango nkahohereza miliyoni 4 madamu Atanazi nkomeza miliyoni 4 hanyuma nanjye nkatwara 6 bitagushimishije akane basi no mu buhemu bwawe wagiye wiminjiramo agafu ku buryo n'ubutaha uzabona ikindi kiraka cy'ubuhemu kuko mbona ibyo wimakaje nawe utangiye kuza akoreka mubazika reka noneho reka tuganire ubu miliyoni ko ari nge nawe izo miliyoni 6 urumva se ndamutse ntanzarenzeho miliyoni 6 nyine reka tuganire kane mu buhemu ugira nibura jya uminjiramo n'akantu ko kuba uvuga ati nanjye ndi umuntu nambaye umubiri n'amaraso mfite inyama n'amaraso hagize n'undi muntu wo mu muryango ugira ibyago wishyure mbese mu mwanya w'abo bantu ubu ngubu muri izo miliyoni 10 urazifasha ukuyehenye wishyizemo isanduku yonyine ese n'ujya ujya kwiba ujye wiba n'ibintu nibura uzimagaye n'ibimenyetso nose reka nkubwire utuntu miliyoni 6 subunankwiyemo iki umushinga iyo nyungu ya miliyoni 6 kandi umushinga ugitangira ufashe 5 rega niko amafaranga agenda yiyongera 5 yabashizemo pe 5 nta kintu nabanyakozemo wapi ubu si yada wari kubigenza ute rega ivokayo imanuka ihiye imana nibize umupamvu iravuga ati mwana wanjye genda ukora amafaranga ngayo urumva nabasanga iki ko utumiliyoni 6 none reka sore yagenda gushyirishemo
bazi basanga yaguze isanduku kubyica ariko se uramutse agiye gushyirishamo bagasanga ukavuga ati ariko njye naguze serikeye ngura naho bazamushingura rusororo wishyuye ahantu heza hagaragara ko ari heza bagura serikeye nziza nizere ko utaguze 50 basi ni mu Rwanda aza kugura n'agasukari bazi kumucya njye ndi kukubwira ibintu byatuma no muri karitsiye bakwizera n'ubutaha bakazavuga ati Kanimba twamwikije amafaranga yacu ayabika neza reka nanga tumutumira ziyongera bikana ni akazi kawe karigenda kandi uzicuza reka njya nkubwira mu buzima ikintu cyubaka urugo ubwizanye kuri ibindi byose biza nyuma uranyumva teta rwose mujye muba bizeranye mu bwizanye ukuri mucoce bitagenze neza birangire ubundi muri pore baba mubwire mwana iki sinyereke iki warebye se bari mubwira umuturage wo niwo mujya mu bana Yesu Kristo kwikari nyabugo kutujya mu ijuru wiki ndebera mama oya se Alexandre Moto Tagatori ndebera wiki ndebera Halo? Tuko wote. Ndio. Sasa umugenza cha ikibazo kite. Sasa ngenda babaze. Kila siku murantumira ngo kuribu. Ngo ndaje muramukambwa ntahe, mukambwira ntahe, ngo ngera ngagaruka. Sasa ikibazo nikiye. Siya bwana, ngewe tukota abantu barambonerana. Nijunge mfite amafaranga barambonerana barashaka mbaye amafaranga pour rien. Mais non, moi je suis gentil. Dis. Sawa. Sura vuze saa munani. Saa munani ndagera ukuribu. Nimurenze 5 minutes kabisa. Mukidepasser 5 minutes ngenda kabisa. Mais non, moi je suis innocent. Sawa. Saa munane. Sawa. Halo? Wiriwe neza muvandi. Eka ntabyo kumera neza, namera neza se hano duhorana rwangendanye. Duhora ari ups and down. Nyine umva nkubwire ngo hamagaye nshaka kukugisha inama pe. Uru rugo rwanjye noneho rwabaye agaterera nzango ibiri gukorerwamo. Siko umugabo wanjye ageze ku rwego rwo gukora business yo kwakira inkunga y'abantu bapfuye. Nahaha. Urabyumvise rero. Umva yashinze groupe iri kumuha amafaranga uwo muntu yaremye isano ntanazi tanabaho kandi yari umuturanyi ari kwakira amafaranga agatangira kuyaryohamo. Abandi bari kohereza basi ko ari inkunga bari kumuha. Nasumba nkubwira bigenze. Ngiye mu kigo cy'itumanaho akoresha mbabwire bahagarike simukadi ye. Ngiye kuri ribuse nkora ikingira inama cyangwa mbibwira umunyamategeko wanjye ariko ikibazo bahita bamufunga noneho kubera ko afite case nyinshi muri ribu pe. Record zimaze kuba nyinshi. Bamufunga nkamubura n'ubundi ugasanga ibibazo biri kugaruka ku mutwe wanjye. Hakuze ubundi bwarahari ndamubona mvuga ngo ndamubura yewe naye ndi kwishungera. None se nkora iki? Bibwire anko we. Aiz. Njoo.
Uko bien? Oui. Eh? Sa uri kuragaze hariya se? Shirika kana kagiye kusansa. Sika gukora ibintu bitari sawa mu kazi. Sikia. Nimusha uragenda gahoro nta kibazo. Sasa sikia. Ndagiye kuribu. Ni kesho ya 5 minutes tu. Kisha narudia. Ndiyo ndaitangaruka kabisa. Sivyo? Wewe ndugira ikibazo bana. Sa ikingine ndasanga amadosier kila kitu wasize ku ruhande madosier kisha turaenda Bugesera. Kununua parcelle. Parcelle Sambu. Shiro ubundi wowe borunungura sinzakumenyera. Kweli? Barakubwiye nangaye se? 15 millions sio na wasi. Leo tutanunua. Sivyo? Sasa wewe kinu navuga aho ufite problem. Warambuye uratwisi. Arayi sina kintu ndabona kabisa. Vipi? Izi nizo size ziri mu kazi. Yaye ndibona ngo umuntu abyimbye ndagiye iki zarinda mbyara umuntu utazi kubona natwe. Tutanabona kindirimbe. Wewe nyiza gushobora urumva na. Hivi kapeti tu kote kiko ndani. Wewe. Katakuya na rupala. Oye naga surprise oza ko mone bu. Ona. Ona zegeve mara hii. Kwa packet. La, ni bonge ya matako kabisa. Office ni kuimura mu cyumba. Sijyo? Ndiyo kabisa. Kashena. Na nshaka uzanyicisha none. No ndabaho gute. Nta kibazo bana, nta kibazo wewe. We, napanda hivi bana, toka kule. Step into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes, we are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. Claudine! Claudine! Fungura hano, uwo muntu aratambuka ugahita wongera ugafungura. Undi buri kwikangura iki? Gira abandi no kwiba. So Prince abazi iki nakuva turi kumwe. Claudine! Prince! Prince! Uramubwiye? Ayo makarito 300 ni muyadarivaringa muyageze nyine Nyagatare kwa Mukiga nese uko ikintu mukiri kugura naho ngaho niki kandi ibyo baraye babikubwiye nimugora bakabaye kuba babikoze sawa gira vuba abana nimugatuma umuntu ahamagara sawa imeze ubu ninde muri kuvugana niba abaji bahari yabanze kujyana ibaza umuntu Mukiga yo darinze amakarito 300 ntaragenda ntabwo ziragerayo ntabwo ziragenda nyine ariko kuki bafata akazi nk'imikino ubuse wowe se kuba wiriwe hari abo bakoze iki izra ntabwo ari inshingano zanjye ariko wowe wakaba ari supposed ko ibyo bintu byarangiye mbwira ibyo wambwiraga nisubire mu kazi no banza unyumve ayo makarito yo kwa Mukiga yakagombye kuba yamugizeho bro bagiye kuyajyana ntabwo ari byo narindimo nizo telefone yawe mpamagare namba mpamagare ndese mpamagare ya namba none uwo muntu ntabwo yaranyitaho wa mukobwa ntabwo arakwita nise wigiraga make ntabwo nayiguhaga guhera kare ngo uyikoreshe ukanga gira vuba ariko mfite ibidoro ndimo ikisi man iyi namba iri muri phone yawe gute we ndamisi no iyi namba iri muri phone yawe gute bro uza nyine mbanze ndebe no nsubiza gute iyi namba ifite muri phone waretse nkareba subiza man nyine tegereza mbanze ndebe ntabwo nese bayicaka nyine akakanya bayiki tuza nyine mbanze ndebe no wikwigira gutyo niba uyifitemo bivuze yuko we gute ufite ino namba muri phone yawe
ikibazo kiri hese no ubwo tuyifite nyine tuza nyine shaka kunsubiza bro tuza mbanza ngusubize nyine ntabwo mbashije ntabwo mbashije rwatuza gusubiza nsubiza reba iyi nimero nawe ubwawe yirebe neza iyi nimero ntabwo wajya guhamagara kuri telefone yanjye ntabyo wibuka uribuka ko nimero yanjye wayihaye Pamela ngo guhamagare iyawe yazimye tugiye muri gym yarangiza akaza no kuza nyuma mugahita munajyana nkatangiye nyine nese ubwo basajwe ni oh no mvumva ariko umukobwa yaragiye kudutanya neza ese wait kutari kwino kamari reka nyicishe oh wow now it makes sense so kumbe Pamela uri kuvuga ni uwo nguwo bro regura rushyika n'ubusomani n'ubundi ntago yakwitaba arabizi ko tuvinda imwe niba wamubuze kuri telefone yawe nawe arabizi ko yanjye atayitaba bro let me tell you one story umwana yarasaze no ntago ari ugusara byo kukanga mu muhanda umwana yabaye akabandi yabaye mayibo uwo mwana yirwana n'ubutipe bw'ubufu bwambaye amapoketi n'amatabi ni umuntu wanarangiye rwose niba ari n'ikintu none okay whatever wamungezaho uzaho aba byibuze bro naze ubwiyo ninja nk'ikigali ni gute wayibura nyine ufite amafaranga umva nkubwire bro mereza telefone yanjye rero warundiye kubera hejuru y'umukobwa umva nkubwire rero man niba hari n'ikintu witegigaga ko kishaka kugaruka iwawe ubwo rero kuraho dero zawe wigire Prince nako byore asengera ku kibuta kwita telefone nawe nandi kwimba rero mu mufuka ntago wayumvaga kandi ifite mu ntoki yari mu mufuka nyikuyemo none handi guhamagara Claudine haciyemo iminota ingahe nkwamagaye okay ngambabarira nyine utari kwitaba telefone ubundi se kumamagara iki ntago twari turi kumwe none se nyine kabimenye kuki utumva yuko hari impamvu iminota yo kuguhamagara okay ngaho nta kibazo kompoza nimero yanjye maze bitabwira nawe ari kumamagara ataguhamagara se umva rero Pamela mwana wa mama sinshaka ko njye nawe tugira ikintu duhuriramo urashobora kwicara rero ukansobanurira ikigenda mbere hagati yawe na mukuru wembwiye ngo ningende ibyo bintu ndabirambiwe ngese ndinka ngewe ndinka uri mu gushoshoje gushora imbere ndangiza ibyo ndimo na Claudine ubundi nze ese ubundi kuki ibintu burimo bitajya birangira buri gihe uba ufite ibintu urambwira ntabwo umbwira ndakubwira ngaho genda okay you know what Peter twajureka nurese kuki umuntu akubwira ko kugira nabi cishwa hano unjana hari kugenda daje nkubwira abundi uhora mu tuntu tujya dushira reka nkubwize ukuri reka nanjye nyine kamanze nkubwize ukuri this time I'm serious about this ko nago ngiye kubona mukuru wanjye hangayitse kura wagira ngo ndakura no kazanyitoshwe icyumba cyanjye urakiza uzunsanga mu kandi radio kunsobanura ibintu byose uko A Z ndakura uskafite ducomana ukuntu waje hano umeze warahindutse wowe akondaza ko ndakura nyine daje Chérie Mpamagaje indi nimero ngo ngwiki bagufunze umuzane kama mbili usigaye mwiza niko bimeze dukwe asishomba mu muhire waretse n'ubundi kugiye kureba amafaranga utajya mu bintu byinshi n'amashati yanjye ukaye kugabanyiriza oya shadi reka nkubwire ibintu byose ni ku murongo reka n'ubundi ngiye kuzana amafaranga kuri Western Union kuyafata reka nyanjyane mite nyagabanisha nyashire nyagire small size sibyo utagenda ukabyica ntabwo twabikora none se ubugiye nkwishyire kuri size byazasaba kuyisubiza reka nigire ogiye banyipimire mari ubundi mbikore neza sibyo sibyo yangaya ndabizi ko ubu ntiyarengaho ariko kwaje nano yarakarira anko ni karibu urandeba iki se wo ariko kani ufite ubwenge buzima butekereza uri muzima muri wowe ahubwo se wimaze igihe utagera hano bumva ufite ibibazo iyo maze igihe ntagera uje gukora iki none ujye umenya ko iyo mpageze rero mba mfite ikinzanye ako se wavuze ikibazo ufite hano niba urugendo ukagenda nanjye ngakomeza gahunda njya heheze ariko kani ejo bundi siwe nabwiraga ngo Atanazi yapfuye ukabyina ukishima ukamubyina hejuru ni nko kubyinira ku rukoma hariya urabyumva
none ko nabyenye mfite ikimbyinisha nyine mfitanye ibibazo natanazi rero mu byo bibazo nari mfitanye byararangiye urumva yitabye Imana ibibazo birakemuka ikibazo mfite kindi ni ikihe bimwe byarakemutse none wakoze n'ibigurupe ngo ubone amahumbi ubone amamiliyoni ukire ku mupfu ariko kani uri muzima kani kankubwira uhereye ku rwara rwawe ukagera ku musatsi ntabwo uri muzima we bakujyane kwa muganga nkubwira utanyitambika utazana ibintu bindi urumva bigatuma mwubahuka niba ushaka amafaranga akora groupe yawe kani nge nawe nidushaka twubahukane urumva bahangaha twubahukane ubuse mu matiti umumariye wamvuye mu mipango yanjye koko anko wambabariye uba ari wowe na mama titi ninde wagakoze groupe ariko se ngiye kumbikora nk'umuvandimwe umuvandimwe wande ushaka guherekeza atanazi wowe mbabara mperekeza umuvandimwe ku neza nkora ibintu byanjye nawe umpagaze hejuru nawe ugenda ukora ibyawe ushaka abantu baguhereza amafaranga kandi reka nkubwire ntunyitambike ndagusabye kuko witambika gusa ahubwo ko nshaka kugira ngo kani ayo mafaranga ariho ubundi bamaze kuguha amafaranga wamaze gutanga ese mbere y'ibyo byose njyewe kuvuga nta nayo uratanga ibikorwa amaze gukora wakoze ibiki wakoze ibiki genda ubaze mu matuti ko ibikorwa ntatangiye kubikora wowe utaranagerayo ariko ubundi kani ayo mafaranga bari mu kuguha reka maze nkubaze ayo mafaranga bamaze kukurundaho nayo gushyira mu matiti ngo umutabare mu byago yagize mubaze ko ari ibikorwa ntarakora urumva ibikorwa nge ngoresha ibikorwa wari bwagere no ku kiriyo birakureba ariko wari bwagere no ku kiriyo utangiye gutuma sinjya nkubahuka ariko ntangiye kukubahuka kani ahangaha twubahukane nge nawe hano twubahukane rero mva imbere mu byo nkora ntabwo nkuva imbere nakubahuka mana bakoga kapusi nashaka kugira ngo ubwire ngo ayo mafaranga wowe uri mu guhabwa yazane tuyashyire mu matiti nge nawe turi kumwe tumubwire tuti mubyeyi nge nawe turi kumwe yego maze bikwitirirwa wese wakoze iki abo bantu ko ngenda nk'ayabasaba we wakoze iki kani noneho kugira ngo we bikwitirirwe reka nkubwire rero mva imbere mu bintu byanjye ngende gukora urumva ngo umanuka gakapu kani kamanura ugashyire hasi nge nawe tuvugane ubwo ni nkaho kantunze urutoki udatuma nkubahuka sibyo umva imbere njye mu mipango yanjye nge ntabwo iryo reka nkubwire noneho udatuma na kamera zawe aka kagabo uzi ko noneho usigaye wubahuka nasi uko byara ariko kani sha umva nkubwire kani nimba ari aho ngaho ugeze rero nabuze n'Imana nsenga ntabwo ari bayari mu masegonda nkimara kubikubwira bahita bamunyuzaho numve ngo bamufunze ubu ntago maze ntuza ayiza arambwiye ngo karengo bavuganye ngo aramubwiye ngiye kujya kuri ribu ngo ariko arahita avayo hanyuma nyuma yo kuvayo mini atavayo mu kanya arambwiye ngo bavuganye kuri telefone akoresha na nimero itari ni yabo ngo aramubwira ngo bamufunze ngo nabohereze ngo bamwohereze ngo kamambiri ngo n'amayisume by'iki biravano bijya he ntabwo bivuze kuva ahangaha uriya musaza ndamukiza ya none se icyo nkubaza ikindi nkubaza ubu witeguye kuburana na papa utazi naho mama wawe abaye ariko rero ntabwo nzi impamvu mama wanjye bakunda nyine kumuzana muri bino papa ambwiye yuko batandukanye na mama baragiye muri Kongo nyine barakoze divorce batandukanye ubundi iyo ngiyo mu mahanga urumva hanyuma ngo papa nyine ngo mama nawe ngo ahita ntari urumva niba umugabo yaramutaye ntahise nyine ngo mutabakoze divorce noneho papa niko yambwiye aramfata nyine anzana i Kigali hanyuma abantu bazi story rero papa na mama bo bakambwira ko papa ni nko kunshimuta yaranyibye amvana muri Kongo anzana i Kigali amungisheje mama muri make bikanshanga gusa uwo mubyeyi mama wanjye muzi kera kwa kundi nyine ubu kiraka bebe utarafungura amaso nyine ngo ukurura umuntu nyine umumenye wese niko muzi mama wanjye aho ikindi hari ubwo yigeze anakuganiriza ngo akubwira ati mama wawe yitwaga gutya nuko tutabana ariko mama wawe amazina ye nayanga ngo nibura ubu namuzi ariko uzi amazina ye mwanjye yitwa Muwombe Valentine wenda niba warabyumvise w'izina mugore w'indekwe ngo umugore w'indekwe ni my grandma mama yarabimbwiye abyara mama wanjye nukura abyara mama wanjye nose muziranye gutavuka